ufite abavandimwe ya mfite abavandimwe batanu nanjye wa gatandatu n'umumere na mama wawe mwite ikirura umwite Juno Kizigenza uwo bita Kibobu uwo bita Viziyo n'umusani cyane bamwita Juno Kizigenza. Wayi ikaze muri iki kiganiro we tugiye kubana muri iki kiganiro tugiye kuganira ku mugabo ku musore muto witwa Juno n'umuhanzi ufite hit ya dance mu Rwanda arazwi bamwita Juno Kizigenza. Wayi ikaze witeguye iki kiganiro utega muri iki kiganiro ngiye kubana mbanyita Chris uri kuri Chris Rwanda kura subscribe nawe kura subscribe ukande share like maze ubundi twibanire mu kiganiro tugiye gutangirana na Juno Kizigenza. Amazina ye bamwita Kwizera Bosco akaba yaravukiye muri Kicukiro mu mujyi hari Kigali. Juno Kizigenza akaba ari umuntu wari mu bahanzi wari ufite impano yo kumva yazaba umukinnyi w'umupira. Juno Kizigenza ni umusore ufite inkomoko mu karere ka Huye, umusore wagiye agira ibizazane byinshi mu buzima yagiye agiramo ahuriramo nabyo ni byinshi cyane. Ni umusore w'imyaka 25 akaba avuka mu bana mu muryango w'abana 6. Wayi ikaze ugiye kumva kino kiganiro welcome nuko mbabwiye ngo nimbahaye ikaze muri kino kiganiro. Uyu munsi tugiye kureba Juno Kizigenza. Juno Kizigenza se ushobora kwibaza Juno Kizigenza ni muntu ki? Ni ikirura cyo ku muhanda, ni ikirura cyo mu njyana ya muzika, ni ikirura cyabise kirakoma kiraje kitagikubita muzika mu myaka 2 yonyine atajya guhakanira ibikombe hamwe na Bruce Melody. Bruce Melody yaramaze imyaka irenga 10 n'ingahe ari mu njyana ya muzika. Muri iyo njyana ya muzika uwo bita Juno Kizigenza ahita aza mu beat y'igitugu, ahita amuta ku ruhande, arabanza bajyana mu ihatana ry'igikombe. Ushobora kwibaza ngo uwo mugabo yaturutse he, inkomoko ye ni iyihe? Bamwita Juno Kizigenza. Juno Kizigenza nkuko yakuriye mu buzima butari yakuriye mu buzima butari bwiza, akakura afite yageze mu mwaka wa 3 segondere, afite ababyeyi bombi. Akigera muri uwo mwaka wa 15 ahita agira umwaka abura umubyeyi we umubyara papa we. Noneho Juno Kizigenza umaze kubura papa we yaje kugeraho arahangayika cyane, yumva ko isi murimbukiyeho, aravuga ati ubu ndarambiwe ndatakaye neza. Nibwo yase ajya mu kigo cyitwa Agahozo Youth Village, aragenda niho yize amashuri yisumbuye, aragenda yiga amashuri akazajya abana n'abandi, aza gusanga ko ari we ufite n'ikibazo cyoroshye muri abo bandi. Bamutekereje ibyagiye bimubaho, bumva ko ahita yumva ko akwiye gutekereza neza akira umwanya. Juno Kizigenza akuze akunda gukina umupira cyane, akunda no kuwuconga, kugeza naho papa we yarebye aravuga ati cyakoza uyu mwana wanjye azi gukina umupira, reka muhe aka kazina bamwite Kizigenza. Kizigenza nkuko tumwumva aka kazina Kizigenza gakuye papa we, bivuga ko ari akazina yakuye ku izina ryo gukina umupira. Juno Kizigenza uhawe yaje guhagarikira impano yo gukina umupira, naho yaje kuba ari makina umupira aza kuvunika. Amajije kuvunika ajya mu gihe cyo kwicara nyine atari gukina umupira, atavuga ati ubu nubwo ngiye kwicara reka mshaka ikindi kintu mba ndimo nkora ku ruhande ku buryo natazicara. Nibwo yase afata gitari akazajya gucuranga ko mu iki kigo Agahozo Youth Village hari harimo studio, niho yize ibindi byose. Juno Kizigenza arabyiga arihugura, amajije kwihugura aza kuza gufata indirimbo, aza kuza kuririmba gucuranga. Aririmbye yo washyizemo yumva birajyana neza, ahita avuga ati aha hantu havamo ipra cyane. Hari benshi batazi indirimbo, hari benshi bazi indirimbo
bafata umwana ariko bakaba batazi nyirayo. Ya ndirimbo ni iya Juno Kizigenza, yarayikoze irahitinga ariko atazwi, bamwita Juno Kizigenza. Kwizera Bosco, nk'uko noneho nari nababwiye ngo guhaye ikaze mu kino kiganiro. Juno Kizigenza uko waba umubona, uko waba umwumva, ushobora kwibaza ese njye mfite iyihe nzira? Njye mbabwiye ko ino channel wowe ugejeje ahangaha, ugejeje kanda subscribe, ukande like, ushyiremo n'igitekerezo muri comment ufite, nimba watunenze, nimba wumva wadushimye, utubwire. Ikintu hano kirimo cya danje cy'ingenzi ngira ngo mbabwire nuko kwiheba nta kintu bikugezaho. Juno Kizigenza yagerageje kwirinda kwiheba, amaze kumva ko kuri iyi si afite abandi barenze agahinda afite, aravuga ati ubu ngubu kwiheba mbivuyemo, ngiye kwihugura mu bindi, nanjye mbe undi muntu muzima. Juno Kizigenza bivuga ko aho yari ari iwabo yakundaga kugira amafuti amakosa menshi cyane, bamara gukora amakosa menshi cyane, bamukubita, bamara kumukubita bakaba yahitaga aterwa agahinda no kuba yamukubise, akahita amujyana ku muhanda kumugurira utubiswi. Juno Kizigenza akaba yari afite mu buryo harimo intego bose bagenderaho ko uzajya yitwara neza muri urwo rugo azajya ahembwa kujya gusura mukecuru wiwe i Butare. Ariko Juno Kizigenza ko yari afite itesi ry'uko yari afite ababyeyi be bose, yagomeje kuzana ibintu by'itesi yigira ukundi kuntu. Juno Kizigenza amaze kwigira ibyo bindi, majije kumubura umubyeyi we wamwitagaho, wamukundaga, wamukubitaga, no kumukubita akamugurira utwo ashaka, ahita avuga ati iyi si ngezemo ni danje. Nawe rero nimba wumva uri mu isi yikaraga, gerageza usubize amaso inyuma, uvuga ati se aho navuye n'iki kintu nicaga, n'iki kintu nakoraga, n'iki kintu kitajyaga ku murongo, nkaba mwiye kukigorora. Guys, kanda subscribe, usharing ino video, nkubwije kuri ino video ni hano irangiriye. Ndabakunda, hasta la vista, next video, see you there, see you video.